mutakuja transformer, mutakuja une nouvelle police. Haiko vile? Nakosi? Bokoya lokola police ya 2024 était. Eza bongo te? Bokoya lokola police ya 2025, police ya Afrika. Police ya peuple Congo. Ngiye kubasuhuza abakunzi ba Kivu News Official TV channel mukunda cyane bagezaho amakuru umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nkuko mumaze kubyumva tubagiye kubagezaho amakuru y'ibyabereye Bukavu, aho abapolisi bagera kuri 2,100 ndetse n'abasirikare 490 bemeye kuza ku bushake bwabo gufatanya na AFC muri rugamba rwo kubohora Kongo. Rero nkuko mubyumvishe tukabateguriye inkuru irambuye ijyanye n'inama yabaye uyu munsi iyobowe na General Bernard Byamungu i Bukavu kugira ngo muyikurikire mu buryo burambuye. Nyuma yaho turakomeza n'izindi. Mutakuja une nouvelle police. Haiko vile? Nakosi? Rero tugerekeje amagambo y'Ikinyarwanda ati mugiye kujya ku mahugurwa yo kubahindura ntabwo ari ubugendere ku bapolisi ba 2024 ahubwo mugiye kuba abapolisi ba 2025. Ati ibintu bya tarakaseri bigomba gucika. Ezalaki muke mutomoni tenir la police. Bang. Ati mwe mugomba kuza muri abo kurinda abaturage n'ibintu byabo. Ibintu byo kuba mudafite agaciro bigomba kurangirira hanga. Kugira abaturage nibongera kubabona bongera kubagirira icyizere. Ati abapolisi b'ubu ngubu bagezweho kandi n'ibyo ngubu bigezweho. Polisi gikomeye. Tujya kohereza mu mujyi wa Goma, mujye gukora recyclage cyangwa se mujye gukora formation. Iminsi mikeya muzongera mugaruke mu baturage banyu. Ati ariko nubwo utagaruka i Bukavu ukajya n'ubundi Goma, ati n'ubundi hose uzaba ukiri muri Kongo. Siko bimeze ati yego. Ati nubwo wakorera Uvira, ugakorera Butembo, ugakorera Goma, ataho ni muri Kongo. Ariko icy'ingenzi nuko ugomba gukora akazi nk'uko bisabwa. Ngubu tujya kohereza hariya ku cyambu ubwatobora hari twamaze kubutegura kugira ngo bageze i Goma. Mugende Imana iribarinda Imana ibajyane kugira igihe muri bugerere i Goma. Hanyuma mujye mu mahugurwa. Imana izabarinde amahugurwa azarangire neza. Hanyuma mugaruke mwese muze dufatanye dubohora igihugu cyacu. Twirukane baraba bandi babambaye za karuvati. Simuranyumva yego. Ubu ngubu turavuze ngo ibintu byose bya mbere birarangiye. Bana na bango bazana poto bana na yo vous en avez bien. Maintenant nous disons c'est fini. Un policier, un militaire, ce sont des cadres. Mais il ne faudrait pas qu'un policier militaire soit un clochard dans son propre pays. Ça ne marche pas. Aha mumwumve neza mutondere ijambo. Aravuze ngo umusirikare cyangwa umupolisi ntabwo bagomba kuba abakoloshare. Abakoloshare ni ijambo rivuga ngo abantu badafite icyo bashoboye kandi badafite aho batuye kandi baba mu mijyi minini. Urumva koloshare na abantu mbese yashatse kugeranya igisirikare n'abantu nyine babaho bari inadapte cyangwa se badashoboye kugira ikintu bakora. Ntabwo ibyo bintu ngo AFC M23 ibyemera. Dukomeze. Ati kandi byumvikane bityo. Ntabwo bishoboka yuko umusirikare abo umuntu udafite icyo ashoboye mu gihugu cye. Twibyo ntabwo tubyemera. Twebwe twaravuze tuti no kandi dufata umwanzuro. Na AFC tuvuga ko tujye gufungira inzira Gisegeti n'abantu be bose. Twaravuze tuti oya. D'autres Congolais qui sont au-delà de Bukavu. Atakazi ngaka katangiye.
ati Bukavu yarafashwe kandi n'ahandi hose hazafatwa nabo il faut tout libérer maintenant nous allons libérer ati hari n'abandi bakongomani bari ahandi hantu hatari Bukavu bari kubabara nkuko namwe mwabaraga tutaragera hano hanyuma rero igikurikiyeho mwebwe rimwe tugiye gushyira ku ikosi hanyuma dufate ibindi bice dufatanyije namwe twizere ko ibya 2024 byaragiye qui a détruit la RDC sur le tribalisme, le xénophobie, le népotisme, ndasenga yuko mwagenda kandi mukagenda mu rukundo kandi mukagira n'ubumwe ikishe Kongo n'ivangura ry'amoko ivangura rurimi oya kona abo cyama murega Kongo n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo imvugo z'urwango ibintu nk'ibyo ati twebwe hano ngo twebwe nta muntu wavuye i Kasai nta mushi nta bwoko butandukanye Imana yatumye uvukira muri Kongo usanga uri muri Kongo hari uruhare wabigizemo mboga balingi bamemanga umuntu wa Kasai ba Kongo se abo bantu saba Kongomani n'abakongomani na ibite bino nakati na biro boza nakati abapoliticiens nibo bagenda baduteranya ate ngo bashaka kudutwarira igihugu lulenge na babiro ati kuva imyaka 30 irashize bavuga yuko igihugu tugiye bagiye kukijyana nani amona pakira ngo shikamo kongera mende elobeli abakozi maloba ezakalisusude kaka kokos nous avons 9 voisins ati se ko mubona opeje baburanya abantu hari umuntu wabona amafaranga y'amande batanga hari facture yayo restaurant no voisin ezabongote dufite ibihugu 9 duturanye ati ibihugu 9 dufite ezabongote nubwo imvura yagwa cyangwa igihe kikabudika tuzakomeza tuba abaturanyi bazakomeza babe abaturanyi bacu kugeza igihe sazagarukiye sisi ko bimeze abanyarwanda bazakomeza babe mu Rwanda abarundi bazakomeza babe mu Burundi n'abandi bose bazakomeza babaho bari ariko abapolitisiye bacu bumva yuko twarwana mbese nitwumvikane nabo duturanye rero aya na magambo akomeye General Bernard Byamungu yarari kugeza ku ngabo namaze kubabwira yuko ingabo 490 arizo zishyize mu maboko ya M23 i Bukavu ndetse n'abapolisi 2100 abo bose rero nkuko tumaze kubibasobanurira nibo muri kubona muri iyi video bari guhabwa briefing bagiye koherezwa Goma ngo bajye muri recyclage cyangwa se bajye mu mahugurwa yo kubakuramo ibyari bibarimo bari barashyizwemo na Gisageti harimo uyu muyobozi yakomeje kugenda babwira bigisha babwira yuko bagomba guhinduka niba abapolisi nk'aba 2024 bakaba abapolisi bashyashya bakareka ibintu bya trakaseri bakitwara nk'abapolisi b'igihugu mbese ntibabe abantu batagize ikintu na kimwe bashoboye mu gihugu ariyo rya jambo bakunda kuvuga ngo nyinshi turongera tubagezeho inkuru y'ibijyanye n'ibimaze iminsi bivugwa yuko leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye umwe mu bayobozi bakuru ba AFC ibihano nyuma dusome n'itangazo AFC imaze gushyira hanze ivuga yo uko ibyumva Beka rero mu kanya turaje dukurikirana iryo tangazo turibashyiriye mu rurimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo murikurikirane hanyuma dukomeze n'indi nkuru ya Minembwe uko byifashe ndetse n'itangazo rya Twirwaneho ishyize hanze turavuga gatoya no ku rupfu rwa rwa Colonel Rukunda Makanika umuyobozi wa Twirwaneho uherutse kwitaba Imana hanyuma dusoze mu yandi makuru rero twateguye kubagezaho uyu munsi hari itangazo ryasohotse uyu munsi tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2025 rya AFC M23 rivuga yuko M23 n'ubundi ishyigikiye processus ya EAC SADC yabaye tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri AFC nanone ikabishyigikiye imyanzuro yafashwe na Union Africaine ati kandi
ikaba yiteguye isaha iyo ari yo yose gukora ibiganiro hagati yayo na guverinoma ya Kongo. Hanyuma rero M23 yongera ivuga ko nubwo bwose M23 yahagaritse intambara, ariko igisirikare cya Kongo gikomeje kubatera mu bice bitandukanye birimo Uvira ndetse na Minembwe. Akaba M23 ivuga yuko mu gihe cyose leta ya Kongo izakomeza kubagabaho ibitero, bateguye kwirwanaho kandi bakarinda n'abaturage bayo. Tukiri kuri iyo nkuru bijyanye n'iri tangazo, murabizi yuko mu minsi yashize witwa Lawrence Kanyuka, umwe mu bayobozi bakomeye ba AFC, yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu by'ukuri we ntacyo yabitangajeho, nta n'icyo yabifashe nk'aho bitanahari. Rero nyuma y'iyi nkuru ijyanye n'iri tangazo, turabona ko M23 nayo n'inkuru yashyize hanze ibyo kuba Lawrence Kanyuka yafatiwe ibihano, rwose ubona ntacyo bibabwiye. Bo bakaba bakomeje gahunda yabo yo gushyiramo abapolisi ndetse n'abasirikare bashyashya mu gisirikare kugira ngo bakomeze intambara yo kwibohora. Ku rundi ruhande turagira ngo tubabwire yuko mu minsi yashize habayeho urupfu rw'uhagarariye Twirwaneho, ariko nyuma y'urwo rupfu habaye intambara ikomeye. Twirwaneho ubu ngubu ikaba yafashe komine ya Minembwe, igafata centre ya Minembwe, ifata ahantu hanini hafatika. Muri aka kanya rero tubonye itangazo, amakuru tubonye ntabwo ari itangazo rya Twirwaneho, ni amakuru atugira avuga yuko uwahise ajya mu mwanya wa Rukunda Makanika ari umuyobozi n'ubundi wari umwungirije bita Afande Sematama. Rero nyuma yo kuba ngo amaze gufata umwanya wo kuyobora Twirwaneho, ahise yiyunga na AFC ku mugaragaro. Ejo tuzabagezaho inkuru irambuye ijyanye n'uko kwihuza hagati ya AFC na Twirwaneho. Reka tubashimire rero, naho utaha caca, kora subscribe na share ndetse kandi utange na comment kugira ngo dukomeze twagure channel yacu ya Kivu News Community kugira ngo tube tubagezaho inkuru zitandukanye. Murakoze cyane.